Itangazo rya NESA ni itangazo NESA imaze gutangaza riraba buri Munyarwanda wese uri hagati mu gihugu cyangwa se hanze y'igihugu, nawe iri tangazo rirakora by'umwihariko. Iri tangazo rikarireba abanyeshuri bose biga mu Rwanda mu byiciro byose cyangwa se mu ngero zose ziba zigiye zitandukanye biga no mu Rwanda, ariko nanone iri tangazo rikarireba ababyeyi b'abanyeshuri, rikarireba abarezi ndetse n'abadirekiteri b'ibigo, kuko nabo iri tangazo rirabareba by'umwihariko. Muri video twagiye kubabwira bimwe mu tangazo NESA imaze gutangaza rigenewe abanyeshuri ndetse rikareba n'ababyeyi n'abadirekiteri ndetse n'abarezi b'abanyeshuri by'umwihariko muri rusange. Munyemere mu by'ukuri muri iri tangazo muze gusobanukirwamo byinshi cyane mu byo NESA imaze gutangaza, ndetse nanababwira zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuganiraho muri iyi video yacu kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane. Ndetse n'itangazo NESA yagiye itangaza rireba ibyo abo bose nari maje kubabwira abanyeshuri ndetse ikareba ababyeyi, abadirekiteri ndetse n'abarezi by'umwihariko nyine, kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane. Ndagira ngo munyemerere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi zibuze kuganiraho muri iyi video kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane n'ibyo NESA imaze gutangaza aka kanya bireba abanyarwanda bose bari hagati mu gihugu cyangwa se n'abari hanze y'u Rwanda. Munyemerere mbabwire ingingo ya mbere tubuze kuganira, turaganira amatariki y'ibizamini akaba agiye gutangira ku banyeshuri bari kwiga hano mu Rwanda mu byiciro byose bigiye bitandukanye, kuva mu wa mbere muri primaire kugera muri senior 6. Amatariki y'ibizamini ngo akaba agiye kujya hanze igihe abanyeshuri bazatangirira ibizamini. Iyo ni ingingo mbere tubuze kuganira muraza kubisobanukirwamo byinshi n'igihe amatariki y'ibizamini azatangira cyangwa se n'igihe ibizamini byose bizatangira, kuko NESA imaje kubitangaza muri kano kamenya, namwe muraza kumenya igihe amatariki azatangira y'ibizamini. Mu ngingo ya kabiri tuzaza kuganiraho mu by'ukuri kwaje ubundi buryo bushyashya bwo kwishyura amafaranga minerivare, ugereranyije n'igihe ukuntu bajyaga bishyura amafaranga ukabona ko byari bisanzwe bigora ababyeyi cyane kwishyura amafaranga minerivare. Kuri ubu nuko haje ubundi buryo bwo kwishyuramo minerivare utiriwe ugenda kuri banki cyangwa se kujya gutonda umurongo kuri banki. None ubu ngubu ni uburyo bushyashya buje kunganira gahunda yari isanzwe yo kwishyura amafaranga y'ishuri ku babyeyi cyangwa se ku bana b'abanyeshuri no ku kigo. Ugasanga biri kugenda bifata imbogamizi cyangwa se ugasanga biri kugenda bigaragaza nyine katari insura nziza cyane, aho byagiye bigaragara ko ari abanyeshuri bagenda bajyanye amafaranga mu ntoki bakagenda kwishyura mu bigo, ariko ugasanga ibigo ntago bikurikiranye ayo gahunda neza y'ukuntu bishyura amafaranga. Ugasanga amafaranga aratakaye cyangwa se ugasanga baje gusora umwana bitewe nuko yabashira amafaranga mu ntoki ariko ntago babashije kuyakorekitinga. Byose mu by'ukuri nuko aje indi ngamba rero NESA yashizeho ukuntu abana bajye bishyura amafaranga bakishyura kuri code. Ubwo ni uburyo bwiza cyane buzafasha abanyeshuri ndetse bugafasha ababyeyi ndetse n'ikigo kutazongera guhezwa amafaranga cyangwa se no kutazongera kubura amafaranga. Ibi byose mu byo kuri ndagira ngo muraza kubana natwe kuva iyi video itangiye kugera kugira ngo gusobanukirwamo byinshi cyane, ndetse n'ibyo NESA yabashije kuba yatangaza biraba buri Munyarwanda wese cyangwa se abanyeshuri, ababyeyi bikareba n'abarimu cyangwa se n'abadirekiteri b'ibigo, kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane muri itangazo ya NESA. Mwembere yuko tugenda gusesengura n'izi ngingo cyangwa se mbere yuko tuvuga muri aya makuru yacu ibyo tuyarambure neza cyane. Niba uri kubona rwa mbere kuri channel yacu ya Rwanda Media News, kandi subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza ujye ubasha kuyabona mu mbere, kandi nta makuru nk'anga meza ujye abasha kugushikiraho mu bambere. Byihuse reka tugende ku ngingo ya mbere twavuze tubuze kuganira. Niba bamaze gukanda subscribe ukakanda inzogera nkuko nayo maje kubabwira, reka tugende ku ngingo yacu ya mbere twavuze tubuze kuganiraho. Ni ingingo irana n'amatariki y'ibizamini igihe abanyeshuri bazakorera cyangwa se bazatangirira ibizamini by'igihembwe cya kabiri. Mu by'ukuri ngira ngo muri umwaka w'ibihumbi 2026, ndetse nababwira ko mu by'ukuri NESA yamaje gutangaza amatariki n'umunsi ntarengwa mu by'ukuri ibizamini bizaba byatangiye ku mashuri yose cyangwa se mu byiciro byose bigiye bitandukanye, kuva muri senior 1 kugera muri senior 6 no muri primaire kuva P1 kugera muri P6. Ndetse amatariki akaba yaramaje gutangazwa. Mu by'ukuri nababwira ko mu by'ukuri itariki nta zindi nuko bazatangira ibizamini ku itariki 19 muri uko kwezi kwa gatatu muri uwo mwaka turimo 2026 niho ibizamini by'igihembwe cya kabiri mu by'ukuri bizatangira. Mu by'ukuri NESA ikabikomeza ishishikariza abanyeshuri bose cyangwa se nyine abanyeshuri bitegura gukora ibizamini kwitegura neza cyane, ndetse bagashiramo umuhate bakwiga cyane kugira ngo bazabone ukuntu batsinda neza ibizamini, ndetse bazabone n'ukuntu batsinda kino gihembwe cya kabiri, kuko igihembwe cya kabiri mu by'ukuri ubona ko ariho abanyeshuri bagomba gushiramo imbaraga cyane kugira ngo babashe kuba bakiga neza ndetse babashe kuba babona amanota azabimura bajyana mu gihembwe cya gatatu, bakazabona nyine ukuntu baza mu gihembwe cya gatatu bakazabona ukuntu mu by'ukuri bazaba bafite amanota meza cyane ashimishije, kugira ngo bazabashe kubona ukuntu nabo babasha kuba bakimuka bakava mu mwaka barimo nyine bagenda mu wundi mwaka. Kuko mu by'ukuri NESA igomeza itangaza cyangwa se igaragaza ko umunyeshuri utazajya ubona amanota 50 wowe yo kwimuka cyangwa se kuri bulletin uwo ngo azajya asibira mu by'ukuri mu mwaka yarasanzwe arimo. Ari no mpamvu mu by'ukuri NESA ikomeza ishira inkamba cyangwa se ikomeza kugenda ishishikariza ababyeyi cyangwa se abanyeshuri gushiramo umuhate n'imbaraga kugira ngo bige cyane, kugira ngo bazabashe kubona ayo manota 50, kuko na manota agoye cyane n'amanota akomeye kubona, kuko udashizemo imbaraga ndetse unize cyane mu by'ukuri ntago ayo manota wabasha kuba wayabona. NESA ikomeza kugenda mu by'ukuri igaragaza ko abanyeshuri mu gihe cyo gukora ibizamini usanga mu by'ukuri bagenda banegirija ugereranyije n'ukuntu bari basanzwe biga bashizemo imbaraga, ariko ugasanga nago iyo batangiye ibizamini ugasanga bari kugenda bacireza cyangwa se batiga neza cyane nk'uko byari bisanzwe bigaragara. Ariko nanone NESA
ikomeza kugenda ishishikariza abanyeshuri ko bagomba gushiraho umuhate bakiga cyane bagashiramo imbaraga kugira ngo bazabashe kubona amanota menshi cyane muri kino gihembwe cya kabiri, kuko kino gihembwe cya kabiri nicyo kiba kibatse umwaka wose, kuko iyo ubonye amanota make muri kino gihembwe cya kabiri ushobora no kuba wanasibira. Ari mpamvu rero nesa ikomeza kugenda ishishikariza abanyeshuri ndetse n'ababyeyi gufasha abanyeshuri babo kugira ngo bajye babasha gusubira mu masomo neza cyane, ndetse birinda kubahereza imirimo igiye itandukanye mu gihe mu by'ukuri bavuye ku ishuri, cyangwa se mu gihe ubona nyine bari kwicaye cyangwa se ntago bahagumbye kujya bafata imirimo bavuye ku ishuri kugira ngo bafashe ababyeyi imirimo, aho ugasanga bari gukora imirimo irengereye, cyangwa se ugasanga amasaha ari kuba menshi cyane umwana akiri mu mirimo kandi yakagombye kuba ari gusubira mu masomo. Ari mpamvu rero nesa ikomeza kugenda ishishikariza ababyeyi kujya bafasha abana babo kugira ngo bajye babasha gusubira mu masomo neza cyane kandi bijye bibasha kugenda neza. Mu by'ukuri nibyo nababwira ku ngingo ya mbere, mu by'ukuri nuko amatariki y'ibizamini agiye kuba yasohoka, ndetse nababwiye ko mu by'ukuri azatangira ku itariki 19, ibizamini nibwo bizatangira ku itariki 19 muri uku kwezi kwa gatatu mu mwaka turimo 2026 mu gihembwe cya kabiri. Nababwira ko mu by'ukuri amatariki nayo ngayo. Reka tugende ku ngingo ya kabiri nkuko twavuze tubize kubiganiraho, cyangwa se turibuze kubikomozaho. Reka tugende ku ngingo yacu ya kabiri twavuze tuza kuganiraho yuko mu by'ukuri haje ubundi buryo bushyashya bwo kujya bishyura amafaranga Minerval bitabagoye ugereranyije n'ukuntu mbere bajyaga bishyura amafaranga ya Minerval, ugasanga biri kugenda bigora ababyeyi cyangwa se abanyeshuri cyangwa se n'ikigo, ugasanga biri kugenda bikigora, aho byagiye bigaragara ko mu by'ukuri hari ababyeyi bagiye bafata amafaranga bakayahereza abanyeshuri bakayahereza mu ntoki, noneho umwana agenda kwishyura amafaranga ugasanga ntabwo ari kwishyura neza cyane nk'uko umubyeyi yamuhaye, ugasanga umubyeyi yagiye amuhaye nk'amafaranga ibihumbi nka 60 cyangwa se ibihumbi 70, aho ugasanga umwana ntago ayo mafaranga yose ayishyuye, ahise yishyuramo nk'ibihumbi nka 40, andi mafaranga ugasanga yakoresheje mu nyungu ze. Noneho wajya gusanga ugasanga umubyeyi kugenda ajyamo amafaranga menshi cyane ikigo, cyangwa se n'amadeni menshi cyane, kandi mu by'ukuri byagiye bigaragara ko umubyeyi yagiye ahereza uwo mwana amafaranga yo kwishyura, cyangwa se ugasanga mu by'ukuri abana bari kujyana amafaranga ku ishuri aho kugira ngo bagende kwishyura amafaranga kuri banki, ugasanga bari kujyana amafaranga ku ishuri mu ntoki bakayahereza abayobozi bo ku ishuri. Ugasanga bamwe na bamwe hari abayobozi bayiririye ko ntago wamuhaye amafaranga ari kuri buride, ugasanga amafaranga amwe namwe abayobozi barayiririye, noneho wazajya gusaba ugasanga ntago wishyuye kandi mu by'ukuri warahaye umuyobozi amafaranga kandi nta produit wigeze umuhereza. Ibi byose mu by'ukuri byagiye biteza ikibazo n'impagara cyane cyane muri society, ndetse bihangayikisha n'abayobozi kugeza kuri ubu ngubu. Mu by'ukuri nuko nesa rero yashizeho indi ngamba yuko abanyine bajya bishyura amafaranga kuri code, aho umunyeshuri azajya agira code ye imuranga itandukanye n'iyundi munyeshuri. Umunyeshuri akaba afite code ye imuranga yihariye, noneho umubyeyi aba afite amafaranga kuri momo agashira amafaranga kuri momo, yarangiza akishyura kuri iyo code akoresheje iyo code y'umunyeshuri agashyiramo amazina, ndetse hahita haza izina ry'umunyeshuri wishyuriye ikigo yigaho, ndetse bagahita bakuza iyo umaze kwishyura nimba ari ibihumbi nka 70 wishyuye cyangwa se 92,500, bahita bakuriza SMS kuri telefone yawe yuko wishyuye amafaranga ku mazina runaka, cyangwa se ku mwana wawe nyine wiga ku kigi n'iki, bakakurikana amafaranga wishyuye muri SMS uhita ubibona. No ku kigo naho amafaranga naho bahita babona SMS cyangwa se muri history iko yabo bahita babona ko umwana yishyuye amafaranga aya naya. Murumva ko mu by'ukuri ni gahunda nziza cyane izafasha ababyeyi, igafasha abanyeshuri, ndetse igafasha n'ikigo kujya bamenya neza ko amafaranga yatanzwe cyangwa se umubyeyi yahaye umwana ayo mafaranga yose, mu by'ukuri umwana abashije kuba yayishyura neza cyane, nta muntu ufasha amafaranga kugira ngo ajye kuyakoresha mu bintu bye bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri nababwira ko ubu ni uburyo bwiza cyane buzafasha abanyarwanda, bugafasha imibereho myiza cyane y'abanyarwanda bose muri rusange. Nababwira ko mu by'ukuri nesa ibigenda itekereza ku babyeyi ndetse n'imbogamizi abana bagenda bahura nazo mu mashuri, ndetse n'abadirecteur ibi bintu bagenda bahura nabyo. Mu by'ukuri no mpamvu yashizeho iyo ngamba yo kuko bazajya bishyura amafaranga bakoresheje uburyo bwa kode, kugira ngo birinde amafaranga n'ihera n'itakara cyangwa se by'amafaranga agenda akorwa n'abanyeshuri, n'ukuntu abanyeshuri bagenda barya amafaranga. Ibi byose mu by'ukuri ni ibintu bigenda bihangayikisha bikanahangayikisha ababyeyi, aho umwana nyine usanga yariye amafaranga, umubyeyi ugasanga abuze amafaranga yo kuba yakishyura kandi yaramuhaye amafaranga yo kwishyura. Ubwo buryo mu by'ukuri buzafasha ababyeyi bose, bukanafasha n'ibigo, ndetse nabo bana bagenda barya amafaranga, kuko hari ibyaje bigaragara ko hari ababyeyi usanga batuye kure ya banke, ugasanga ntago ahantu atuye ntago banke ihari. Ari no mpamvu mu by'ukuri wasangaga bahezaga abana amafaranga kugira ngo bazishyure, ugasanga ntago banayishyuye. Ariko kuri ubu ngubu mu by'ukuri nuko iyo gahunda izafasha ababyeyi, igafasha abantu bose kugira ngo bajye babasha kwishyura neza cyane, nta muntu usigaye utishyuye ayo mafaranga yose nk'uko byari biteganyijwe. Ndabashimye twabanye kuva iyi video itangiye kugira irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kanda like ndetse utere comment, kuko namwe ibitekerezo byanyu byubaka society nyarwanda, bikafasha n'abanyarwanda bose muri rusange. Ariko nanone niba uri kubona Rwanda bigeze kuri channel yacu Rwanda Media
News, kandi subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru meza ujye ubasha kuyabona mu bambere. Ni Rwanda Media News, turakunda cyane. Iri ryari itangazo rya Nese rigenewe buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, nawe ritangazo rirakora. Ariko nanone ritangazo yarireba abanyeshuri bose bitegura gukora ibizamini bya leta ndetse n'abitegura gukora ibizamini by'umwihariko muri iki gihembwe cya kabiri. Nababwira ko mu by'ukuri itangazo namwe ryari rirareba. Iri tangazo rireba abarimu, abadirecteri b'ibigo, kuko nabo iri tangazo rirabareba. Ndabashimiye cyane mwe twabanye mu by'ukuri cyane. Ndabashimira ni kuri Rwanda Media News, hano hajya ukura amakuru meza cyane nk'aya ngaya yize.